koko? Ubusanzwe uko mbizi nta mugeni utarira pisi mwana wanjye, bityo rero urize nta nka waba uciye amabere. Burakize buratashye mama. Nagezeho nkajya nsenga mbaza Imana icyo nayikoreye ngira nti kubona umuhungu wanjye ashaka umugore mwiza nka tumukunde akagira cyakaduca mu myanya y'intoki, yamara kwigendera umukobwa wanjye agatinyuka akiyambura impeta yambitswe na fiyansi, habura igihe gito ngo tumushyingire, none imyaka ikaba ibaye ingahe araho ntacyo atekereza. Ma, ndakumva. Nubwo mvuye kwizima nkaba ngiye kubaka urwanjye, ariko ntugire ngo njyanye umutima utuje nsize umwana watumukunde muri uru rugo mama. Humura mwana wanjye, ibyo ariko narabikubujije pi. Umwana wa musaza wawe ari kumwe na se, waramwitangiye imyaka myinshi, none amaze gukura n'umukobwa mwiza. Ikindi nta kibazo wabonye ko yishimiye ivuka rya musaza we. Mama, ndakumva mwana wawe. nabasabye kwinimura mu nyuma, muhitamo ko asigarana na mukase, munyizeza ko Faisal azakunda umwana wa musaza wanjye nk'uwe bwite, umukunde, mubwira ko ntacyo Queen azabura nkiriho, nawe tuzabonana. Mwana wawe, tuzabonana ni mama y'Imana. Pisi mwana wanjye, sanga umugabo wawe ufite umutima utuje rwose. Queen ari mu maboko meza, Faisal aramukunda, nabihamya pe. Nibyo kandi rega mwana wanjye, buriya musaza wawe yarakeneye umuntu umuba hafi, ntiyari kuzasazana agahinda ko kubura umukunzi we nkanjye. Usetse iki pi? Uracyaseka pi koko? Nukuri mama. Nsetse ko nawe umukecuru w'imyaka 60 gifite agahinda ko kubura papa mu mutima wawe. Ndagafite nyine, ariko nyine nge nashoboye kwihangana kuko nari umugore usigaranye abana bato, ariko biragoye kugira ngo umuntu w'umugabo arere umwana wenyine. Nyumva neza rwose mubyeyi, sindwanya ko musaza wanjye yashakanye na Faisal. Ndakumva. Ahubwo byaranashimishije kubona adaheranwa n'agahinda akongera gukunda akaba yaranabyaye. Suko kuba yishimye rwose ni umunezero wacu twese. Nuko rero erega buriya mwana wanjye twari tunahangayitse kuko wari wariziritse kuri Queen. Umwana w'umuhungu wagukunze buriya yari kugutegereza imyaka ingahe ma? Beri yarihanganye mama. Yarihanganye pe. Nakubeshya nageze wongera ubwoba nkamuhamagara nakumva ijwi ry'umukobwa nubwo yaba yitambukira. Umutima wanyu ugaterera mu ijana. Avuga ni baramuntwaye ta. Uriya musore ntasanzwe mwana wanjye. Uzamwubaha umugabo wawe, uzamukunde, uzamubere mwiza, uzamubere mutima w'urugo. Nukuri arabizi ko mukunda mama. Kandi nzamwubahira icyo. Nzamwubahe rwose. Waninde sukomanze. Queen wanjye ni wowe? Njyewe ta. Ngwino mama, ngwino mbwire. Ko wubitse umutwe se? Ubaye iki Queen mwiza? Abasore bari hariya hanze se batwiyenjejeho njye namuwaza. Ngwiki? Abasore? N'abasore mutazi se? Ariko bari abahungu ba Faisal hakorana bikora sibo nashinze umutekano wa hano nkababwira ngo ntihagire umuntu winjira hano uko yiboneyera. Kandi aribo batunyuzuye bakanatubwira ngo dukuremo imyenda tubereke nyashi n'amabere. Yewe ngwiki? Ego Tanaziya warushye. ngo abasore bangana kuri batinyutse kukubwira ayo magambo we namuhoza kwi. Aho gigirayo mama, igirayo va mu nzira, mvira mu nzira soke mbabwira ikinyarwanda kiza kiyunguruye. Nta soni. Tuza pi. Nuzi iki mama? Uribuka kuri umugeni pe? Oya rwose. Kabisheri utabaneza. Urabizi n'ubundi simba kunda. Ariko rero Queen nawe ugomba kumenya kuba bari abasore ari basaza bawe kuko n'abana ba mama wawe Faisal. Sibyo? Ubusanzwe baba mu nzu zo mu gikari kuko kenshi batabwije bana nyoye. Amambere njye nabasanze mu ruganiriro mu gitondo basinze ari naho baraye. Ngize ngo ndavuga bambwira amagambo y'ibishizi by'isoni nkayo yose nkayo ngayo babwiye umwana. Nawe nyina nyizeza ko abihaniza anambwira ko batazongera. Urumva none nyumvira ayo magambo batangiye kumbwirira umwana nyiri hano mama. Ubwo urumva njye nawe baranyuzwa n'iki?
sigarana na Queen hano njye gushaka oya ahubwo wowe sigara ngende mpana abo bahungu be rwose ewe bamenye uko bagomba kwitwara mu bantu n'amagambo bagomba kuvuga nayo batagomba kuvuga ariko barasaze koko ariko rero Queen nawe wasanga bagukinishije gato ugahita wihutira kuza kurega ariko nyogosenge yakugize bajeyi wibwira Queen gutyo mama kuko ayo magambo nta yahimbye ntabwo Queen ayo magambo yahimba Queen umuhozi umusize he musize hariya ku muryango wese tugira ubwoba twinjira mu nzu maze ntumbwiye ngo mbibabwire abarambona ariko urenze reka mubwire injira sha ngiye kureba uwo Faisal ndaje kwimyoza ngo ufashe ikimugore nkunda icyo wamfasha ni ukunkurira bariya basore n'ahangaha ugira ngo ukabajyana ahantu mu mujyi ukomeye bakajya mu igaraje kwiga ubukanishi bakabayo nkajya numva amakuru yabo bariyo umva nabafana nkabajyana Faye bankojeje isoni ugira ngo gawe kubona amaboko ambwira ngo sinabareze naraboroye koko wibabara utyo Faye yabivugishijwe n'umujinya rwose ntiyarakomeje umuntu abahise asubira inyuma rugira ngo ayihangana ariko bariya abana se iyo abansigiye ari bato cyane ndabarera nirindi icyo ari cyo cyose cyatuma bahagira uvuga ngo ni abana b'umugore ariko birangiye ariko bivugwa inahangaha ariko rero ni ukuri ibyo ntawabikubwiye niba mukecuru yararakajwe n'amagambo atari meza bari babwiye umwuzukuru we bigatuma avuga nabi mubabarire rwose urabizi arakubaha aranagukunda yarakunshimye nanjye ndagushimye ntabwo ntangize ngo abana bige barananiye pe uyu munsi bajya mu ishuri bagerayo ntibabura amafuti bakora ngahamagarwa kwihanizwa nk'aho ari ngewe wabatumye nzagufasha uko nshoboye Faye wasanga nawe ushaka ko biga ibyo ushaka bo badashaka ariko ubwo uko mu mashuri abana bari abahanga ariko uko bagiye bazamuka basubiraga inyuma hakora niwe wabanje kunywa inzoga bukeye nabikora arabyiyoboka nyine nk'uko mama yabivuze hari impamvu nyinshi zatumye ubarirana ubwoba ntubakebura ukoresheje igitsure aho ntimunyumvira ubwo nawe ugiye kuvuga ngo naraboroye aho kubarera oya rwose ntabwo ari uko mvuze Faye nkubwiye ko wabareranye ubwoba nyine ugatinya kubawitura ngo utabahutaza bigatuma bitwara uko bashaka icyo nemera nta muntu n'umwe nigeze nemera ko mvugira umwana nabi kandi nta n'undi mubyeyi ubikunda aho kuntungira umwana urutoki waruntunga iyo myitwarire rero ni mibi ituma numva ko umwana wawe ari umwere igihe cyose ku buryo niyo yakosheje aba yibwira kuri uwo murengere oya da ni ukuri ndabaganiriza nkanabahana kandi ni ukuri n'abana beza pe nko kuba ejo baranyoye cyane birumvikana hano hari ubukwe kandi izo nzoga zari zihari none ukaba wumva icyakemura ikibazo ari uko nabakuvana mu maso nkabajyana mu mahanga n'ishyari ririmo rugira ngo abantu binaha bari babonye mfakaye bagira ngo hari nzahita mpfa kumbona nshoboye gukora nkiteza imbere ndetse bamwe nkabaruta nta mugabo nemereye ko ansuzugura byarabariye ndabizi none se ko ngiye wanyemereye ko ngo inzu biceceka rugira ngo none se kumva bose bari wanze ko bagusuzugura warangiza ukanyemera kugutera inda wumva ndi umuntu usanzwe uretse ko wari waramaze kuntwara umutima utanavuze wari kubuzwa n'iki kuyintera ikindi nari nkuzi neza nzi ko nawe hari imyaka runaka umaze wihanganye utaremereye umugore n'umwe kugusuzugura nyuma yo kubura tumukunde Faye ndakumva rugira ngo ndakwizeye umugore mwiza ushyize mu maboko ubuzima bwanjye ariko cyane cyane ubw'umukobwa wanjye Queen yego dore igihe kinini mba ntari uzamubere nyina nk'uko wabisezeranyije uzabaho ntari sibyo ubaho nyirasenge twaraye dushyingiye atari kuko niyo umuntu wararamwitangiye asunika ubukwe bwe kubera we Queen ndamukunda rugira ngo niwe mukobwa wanjye dore nabyaye abahungu gusa nibyo naho ngiye kukubyarira nkuzarira umuhungu Queen wacu rero nzamukunda nk'umukobwa umwe wawe ni ukuri
wabyibure ko ari njyewe ubizi shamuho. Ese niba ubangamiwe wazigiriye kuba kwa nyogokuru wawe kwiye. Ese nava mu rugo mvuga ko mpunzi ikishaka ko muho. Uzi ko na tante wanjye yarampamagaye nkananirwa kumuvugisha nkarira gusa. Bikarangira nawe arize sha. Ayiwe, ubuse koko nagufasha iki? Nose shawe, ko mama wanjye yigisha hano waretse tukamubwira ko bari abasore bakubangamira koko. Wenda ko yazasaba papa ukiyizira kubi wacu. Muhoza we, baravuga ngo cecekere. Ubu nibwo nyibona ko ntagira mama. Yego disi kubana na tante wawe ugukunda cyane byatumye udatekereza ko mama wawe yapfuye. Niko bimeze. Igihe cyose nari kumwe na tante wanjye nta cyuho cy'umubyeyi wanjye nigeze mbona. None se ari kuguma iwanyu amaherezo akazaba yahekwe. Kuri nta rubanza namucira. Yarihanganye turabana. Iyo numvaga nyogokuru amunyurira ngo yasubitse ubukwe bwe kubera njye numvaga umutima ucira urubanza. None se kuki biriya bihungu bikubangamira ntubirege kuri mama wanyu? Naravuze ngo nzabarega baranseka cyane mu baraje baragukorakora uvuze kuri bubarege baraguseka. Baransetse cyane baravuga ngo ndi igicucu ngo nzanarega Yesu ku Mana. Urega Yesu ku Mana gute se? Ko babinsobanuriye ra ngo mama yaratubyaye muretse no gukora kuri ubwo bubere bwawe n'ubuno bwawe ngo twanakwica akatugura ntibanadukoreho. Ntukwiye kurigenderaho. None se nk'ubwo ko wagize amahirwe umukozi wo mu rugo akagaruka iyo atahagoboka byari kugera bite ko? Numvaga ngiye kumira umwuka neza ubwoba bwarangije. Uzi ko nahinze umushyitsi nka ninyarira ariko Mana we Queen we ngiye kubibwira mama azazi iwanyu abihanize. Niba uri inshuti yanjye ukaba unkunda nk'uko ubivuga ukaba udashaka kumva cyangwa ngo nawe upfe, ndagusabye ufungue umunwa wawe. Tubiceceke se ubwo bizagende gute? Nyine nzajya nirinda kwisanga mu rugo njyenyine nzi ko bahari bonyine. Tutize nzajya nsaba uruhushya mama wabo mwizira iwanyu. Nintaza nkabona umukozi asohotse mu rugo nzajya mukurikira. Queen waretse tukarega kwirya ari hohoterwa batazanyiterera icyuma Queen. Erega ubwo maze kubabwira kubarega kuri nyina bakambwira amagambo yose banyeretse icyuma hakora agendana mu ikote hakora agendana icyuma rero icyuma kirekire shawe nyirambwiye ngo nzongera kwibeshya ngo nkavuga ngo azambaga ahereye ku rurimi rwanjye ubundi ncagaguremo uduce maze ngo tugaburire ingurube. Abahungu ukora abagome Queen we. Usa naho abagome. None se ubu ko mfite ubwoba ko bazagukorera ibintu bibi koko turabiceceka. Hamwe na Joanna tugufitiye urutonde rw'ibicuruzwa by'ubwiza byateguwe by'umwihariko ku bagore ku bana bato. Hindura uburyo wita ku misatsi yawe ukoresheje Joanna Hair Relaxer, Joanna Hair Sulfur na Strawberry Hair Shampoo ku bana bato. Dufite Joanna Baby Jelly ifasha uruhu rw'umwana wawe kuguma rworoshye kandi rufite itoto. Mwatubona mu maduka yose abegereye no mu masalo. Wifuza ibicuruzwa byinshi hamagara 0787 Joanna ndabagirana buri munsi. Shashako uringegera uri urakaye uko warusambo ninde wakubwiye ngo unywera kantu nari nakibiki hano numbekire waruntazi geze umbona ngewe nka ninde wunduza mu cyumba cyacu se oy mbwiza ukuri ikisi kandi ugugira ngo niwe mukesha ni mukiye gute ne kuko kandi nakabitse ngo tuzagakoresha umuti muri weekend wa musenze ngo tugakoresha umuti gutese akendo uri kigoryi gusa ndetse wamureze ntabwo wumvise ko umukozi yasabye mero uruhushya rwo kuzajya waho muri niba narabyumvise se ari umusaba
ntabwo ubwenge ahusha ko turima ubundi ubwenge kuki utari kugira ubwenge nk'ubwanjye ubwenge bwawe se ntabwo uzikore watubangamiraga wa musenzi we ntabwo uzikore watubangamiraga nyine ntabwo mbyumva neza mva nyine nkubwire ntukamvugiremo kandi urabizi muri weekend isoko riba ryaremye sibyo mere nawe ntabwo ashobora gusiba gucuruza ubwo rero nitwe tuzaguma hano twenyine na kwene turaseka gusa utambwira ko wari wakabitse ngo tuzamutega umutegamwe ubundi dususure biriya bisusase igicucu none se niye mpamvu yindi kuki kore kwibana sha wa muntu ndamureba izikuzimu zigahita zibikanye we data we ndakushambe umwana w'umukobwa uraba mwiza shawe uwo mukobwa we arakura akaba mwiza we biko uri mu bishaho uzi ko ibyo nigeze mbitekereza na rimwe uri igicucu shawe numvaga nzagira niyo nkamugwa gituma ari nko mu bwogero ubundi ngahita mugarika aho ngaho ngahita nikora ibyo nikora ko guhora mwifuza bimaze kundambira kumbe nawe burya agatima gaho hewa gira ibyo gutwa gituma none uriya mwana umuntu akora kwibera agataruka yakora kwibona agatangira kurera urumva twazamushobora tutamaye akantu hamuretse we candicujije cyo kugwa gituma bya gukoraho ntabwo byakunda reba mu Imana ikisageza hano ngurumana nako numvaga umutima ugiye kunca mu kanwa nanywa amazi nkumva ntankoze ngeze amahirwe mba nakarabutswe nakagutomeye ngatera seki kandi mana yanjye kandi wanduruje uzanywa n'uburozi ibyo birakongera uko tubona undi muti wanture wari wowe musenzi ngo uranuka nanjye ngo ni wowe nturi wa musenzi we ako nyine urumva mbwira sha se koko turabigenza dutera so kukunze uko wajya kugira ubwenge butekereza vuba yavuze ko twagiraga ubungano ubwo niba wubuze ariko nyine ubu nugushaka icyo ubeshya mera akaduha amafaranga rwose tubigenze dute amamere ko asigaye akaze ku ifaranga se shaho ariko urabizi biko ku munsi w'isoko nzagira gutya ntigira umwana mwiza nzinduke cyane musaba urufunguzo ngiye kumufungurira urabizi ko adashobora kuva hano atabanje kuhagira umwana we ngo mugaburira mbone kumuheka ajye mu kazi mera azabisamira hejuru pe azajya kuhagira nakuhema yo kukagura shaho se wowe ko kwizera ntiyarumpa ndabizi nzi icyo nakoze ahubwo se mwana shaho ubwoba mfite mwana ubuhe bwoba nyine umbwiye gutyo numva ari akantu kanteyemo ubwoba ubwo urumva ushobora kuzana umusaba utyo yabona wagiye kumukorera akazi agahita bivamo akirirwa hano akirirwa bamareka kujya gucuruza ku munsi w'isoko azireza ko ari bw'abantu hirya no hino baza kurangura amavuta yo kwisiga reka nkubwire keretse yarwaye ntabwo yakwemera akaza none agira ariko akanjye nkubwire nyine uzibe menshi tuzinywe tubongoke byatari zitugezeyo ubundi uriya mukobwa nawe tuzimunywesha ubundi hagire gute hashe hirarimbwa hakongo kora hano sha hashe yewe nyata yaranyishe ibyo biri nukuri kw'Imana nukuri urakoze sheri ariko nyanze umutima wanjye ntutuje pe ariko subaye iki ko ngiye kumva nkumvurira cyane kandi usinziriye nanarize se warize nyine baba datawe mereza iyo telefone yanjye biri nyimpe mpamagare mama ariko se bigenze bite kwini biri kwini ndose kwini pe kandi murusa atameze neza ubwo ni inzozi zigutesheje umutwe gutyo koko aho ni munyumvira amatelefone yanjye yiwe ariko uzi ko uriya mwana amaze iminsi yanga kumvugisha buri gihe iyo mvuze ngo bamume tuvugane arabikwepa ashobora kuba afite ikibazo rero akaba ariyo mpamvu murosa ameze kuriya none se urosa ameze biri
ndose mbona yambaye ikanzu yera nk'iy'abageni azirikiye ahantu ku musozi amamagara ngo tante ntabara nta kindi kiguteye n'urukumbuzi ry'amapisi ryamva rwose twembi turabizi kugura mwana buri gihe rero umutima wawe ugukomanga rwose ryamuruhumye nkomanga ni ukuri shere rwose iyo banyemerera nkazana arakwinumva ntuje yanjye sinjye uzabona agira imyaka y'ubukure nkamusaba gushaka ibyangombwa akansanga inaha urugendo ruracyari rurerure rero wahora n'iki kwina afite imyaka 12 yonyine bivuze ko hakiri indi myaka nk'itandatu ariko se kutampaye telefone yanjye nagusabye umva rwose ndanga guhamagara umukecuru mutesha umutwe n'iki mbabarira rwose koko ubu ni ku manywa waretse kumuhamagara ni ku manywa yewe nta kindi musaba uretse kujya kureba ko kwina ameze neza mukagira imana ndabona nta gukira mereza rwose ko atayifata waturuka ryama ugasinzira tuzane biri ndakubwiye ngo tuze usinzire kwina aramutse afite ikibazo mukecuru cyangwa papa we baguhamagara rwose oya biri umutima wanjye ntabwo utuje ngo ndyame sinzire koko mana yanjye mbabajwe n'uwo mwana wanjye udatuje kubera ko nyina adatuje nongera ndebe gerageze kuko mama wawe yashyize telefone ye igihe namubwiriye ko agomba kwihorana niyumva koko alo mama uraho umeze neza ni amahoro ndaho mama ariko rero ndashaka kumenya amakuru ya Queen ameze neza cyane ejo twarahuye avuye kwiga ni inkumi nziza da amaze arakura arushaho gusa na nyina none se mama ndakumva uretse guhura nawe avuye kwiga uramusura kenshi muraganira ukamenya ikimuri ku mutima ko ubizi neza ko umusaza wanjye atahaba yego si kenshi ariko nta minsi ngahe yashira ntabonanye na Queen rwose kandi uriya mubyeyi nta kibazo cye amwitayeho pe ubonye uko asa n'uko ngana nibwo wamenya ko ntacyo abaye rwose mama ndakumva mwana kureba Queen sibyo nakumunana areka ibyo urimo byose ujye kumureba ngo ikipi hari ukubwiye ko umwuzukuru wanjye afite ikibazo se mama ajya kureba Queen kandi umuhe telefone tuvugane wa mukobwa we ko nteye ubwoba hari uguhamagaye akubwira ko atameze neza se mama nta kindi ngusabye ni ukujya mu rugo kwa musaza wanjye ukama Queen kuri telefone tukavugana wabinkoreye mana yanjye we ariko urumva udateye umukecuru ubwoba kubera inzozi pi kumamagaye se wamutoreza aragiye we iye karabwo rwo wirangayo mwana ubuto twatangiye igikorwa tugeze kure ariko shabe ko uri iki ntazi kuri urwo rwego wanoza we umbona kakantu wakabazemo umubebe turamunywesha iki wakamwa basewe kutsibukanwa akama uzi kumfata murono rw'urupetero utazi icyo rero wako ikatubize ikamwereka iri ryihorere reba ririya cupa iryo nari maze ariko reba ririya urabona ririya riri mu iki uba rero tugiye kugenda urumva wowe urakomanga umubeshyi ngo mama araguhamagaye ngo numufashe umwana aho uzushukana sha ubwo navuga ko atigeze amubona se ubwo amusubiza wishyuye arababurana iki se ko yiriwe mu makayi ngo arategura ibihe nta gazi by'ibizamini bya leta ngo azakora uva ubwira tuyikingura urahita umufatira amaboko inyuma gutya nyine gutyo amaboko unyafata uyombe apara kumwe ubundi tumuzirikira ikamba ubundi
uretse gato biko uretse ndakuzi waho kugatuma ibyo twapanze byose bigenda nabi kandi bakora ntabwo ibintu byose bishyiramo imibare ariko se n'uruvuga iki ushobora gutuma ijya kawutindi umukozi akangutse kandi uko kiwe tayari zikuzimu zabitse kare ni umukusubiza inyuma rero zikundisha ifemba wambwawe nawe uriyo zabitse zirabikishwa n'iki ariko shawo urabyuze igera ndi kwiza umuco gacunga ubu wagiye kugana unamurebera agiye mu cyumba kwisiga ndaho ndategereza uko asiga za nyashisha uyobe data uri kumureba agasiga amavuta hano ushaka kuri nyashisha ndi kumureba wabibonye mva ngwino tugere niba ntabwo ushaka jya umereza ibyo mbugita ningiye kubyiragiza ye nawe nkomeza gutegereza ariko se reka nkubwire zabika zitabika umenye ko ari njye wavuye mu nda ya mama bwa mbere ubwo uzi ikintu bivuze ni njye uri bubanze baragushutse akora mwana baragushutse niba warabanje uburange nicyo ugiye kubanza wowe nyine ukurikira uze nyuma ariko wajya umenya ko ndi gakuru ni njye urabanza mwagiye mwubaha abakuru niba ari ibyo ngibyo mbango muvuyemo bisigare wemo wenyine kandi yewe wibuka ko nari akabati nutayobereze igihe cyakurika ntabivuga bose nkabibabwira mbere nkabivuga aho shinguka bize wangunzuwe n'ubundi ndakuzi wigize imbunzamunwa ntabwo natugere cyangwa utambuka cyangwa hanutse cyambretse gato bretse agararaho gato kurya ndatacaho ngaho uyu noneho tugiye gukomanga inkarimo hano urabizi komanga ntacyo Sizita Queen we Sizita Queen we nomera aragushaka ngo umufashe umwana ngo ageze hano ngo aracyanani arananiwe Sizita Queen mbamba gukingo mubwiye ko mbere nshaka ngo umufashe umwana nahakora mu nsokere mu cyumba niba mwana mbeshaga musubire mu byanyu mundeke niyigire ariko kutamuhamana uri mu byo ko mbona gukora iki kugenza burerembuzwa amaso tumubwire ko neza atumva kurata kwini anga tufite impano nziza aka gacupa karimo ji iryoshye cyane mwakiremo kandi muryoherwe mwese mwabwa padiri babivuga nusoma binamo ebyiri urahita wumva bineze neza bigutemba mu mubiri wose Queen we ugiye kujya hari ubundi natwe tugufasha kujya horo noneho uragafata ukanywa ku neza ariko nanone ntuzashaka kukanywa ku neza turakagufasha kukagotomera ukanywa ku nabi byanga natwe turashyiraho izindi mbaraga tuzana imikino ariko iyo uzazanye imishinyiko turabigemura ibyo zo ni ibiki murimo ariko umukobwa yakoresheje imbaraga akora ikiri tuma hafi mweka ubu nyine ndabona nshaka kugira uwadangije tayiwani bakomambuzi zirika amaguru zirika wakiriwe ngira icyo nikorera urabona wowe ntazi ibyo urimo tugiye kuzagwa mu nzira twitwa nko kwa gasero ugira ngo gawe ndeka kanani we
Mpereza supana ndabona ayikeneye. Akira. Ariko none uyu waje kwikanika nayikora bikanga. Nzagusiga intanga rwose ntayimara iminsi 3 mu rugo. Ubundi ngaruke nawe utahe. Amezi angahe yose turahangiye. Mukanisha agakora bikanga hakaza undi bikanga kuko. Kuva gatandatu se. Telefone dore zamaze. Murahirwa nuko nyine zazinye twarabwiye abagore bacu amagorwa twahuye nayo. Ubundi bari kuzagira ngo twarabacitse twishakira abandi bagore muri aya mahanga. Nkawe rero mwari mutaranamarana n'igihe nta kindi yari gutekereza. Naho se njyewe wanjye ko dusazanye umenya atanantekerezaho n'izo ngeso. Ugiye kuvuga ko wanjye ari utanyizera rero. Reka twicara hasi. Reka twiruhuke. Umukanisha n'ubundi ko hari nayikoreye. Aha dukenera rato. Naho se uvuga iby'abagore webuke ko mwembe mwari mumaze igihe muri ziragira zikicyura rugira ngo ntabwo meze nkanjye. Nkumbuye umwana wanjye. Ubuhe se? Umuto se cyangwa umukuru? Sugira ngo umutoya buriya ndamutekereza cyane kana. Kubera iki se? Kuko ari kumwe na nyina nta mwanya rwose munini mfata mutekereza. Kandi kuko kwino utagira nyina nyirasenge wamureza akaba yaragiye rwose aramangayikisha. Ariko rero ugira ngo kareka mugire inama. Niba ushaka kubaka ntukagaragariza umugore wawe ko ufite impungenge z'uriya mwana mutabyaranye. Wumvise? Mugiriye inama. Ibyo niwe mbibwiye nk'inshuti yanjye. Kugira ngo na mama wambyaye se nabimubwira. Yamara gushyiramo kamwe agacyurira umugore wanjye ko atita ku mwuzukuru we. Akongeraho ko n'ikimenyimenya umuhungu agenda afite impungenge. Umukecuru utanaze ndabikora cyane rwose. Umuzi se? Ahubwo ningiye kukubaza amakuru ya mushiki wawe wagiye bwota amasimbi. Nibuka ko tumaranye igihe muri iri shyamba. Ariko no bose natagurisha ikamyo. Ngo agira tugurira inshya cyangwa se atuguranira ishaje ayikoresha imbere mu gihugu. Uzakora iki? Va. Nzamusezera rwose. Ngo kirugira ngo. Nzamusezera rwose kana. Umusezera? Nzamusezera n'ukuri. Ubundi nsanye umugore wanjye dukora ubucuruzi. Nabone ndambiye guhara mu ngendo. Umva ndagusabye ntuzante muri aka kazi njyenyine rugira ngo. Ihangane rwose tugakora indi myaka 5 twitegura kukavamo. Imyaka 5 yose kana? Rwose muri iyo myaka 5 twakora dutegura kugasezera. Naho ubundi sugasezejwe nuko boss ari twahikamye ishaje waba ugiye ntacyo ufite. Dore rero wicaye imbere y'iduka ry'umugore kabiri mukarya amafaranga ye kabiri bugacya kabiri agahita atangira kugucyurira kandi wari warihaye chance. Ntiyanyurira kabiri musubire mu iduka rye. None nahita nzinga amabinga nkajya gushaka kandi kazi. Rero rugira ngoga. Tuza rero tubitegure neza. Tuzasezera ari nge nawe buri wese nibura afite imodoka yakoresha. Kandi kamwinjiriza n'amafaranga. Ko mubaze shaka na. Ubundi kuza ubwenge wanyu batanze amafaranga y'iki bakurira amashuri. Mu Rwanda ishuri rya Action College ritaraza umuntu yakubwiraga ko yize umwuga nko gukanika wamuha akazi akagukorera ibirutwa n'ibyo wari kwikorera. Uzi impamvu abize muri Action College batabura akazi? Nuko Action College ifite inzobere zaturutse mu Buyapani zigisha amasomo nko gukanika. Ifite abarimu b'inzobere baturutse mu bihugu bitandukanye bigisha amasomo arebana n'ubwiza nko gusuka, kogosha, guca inzara, gukora make-up no kudoda. Ibyo kwigisha gutwara ibinyabiziga ho birazwi ko permis na provisoire nta utsindwa. Hamagara amashami yose ya Action College kuri 07 88 64 85 72. uretse gato ubara cyane ariko njyanye kwa
muganga koko ariko urabona ndi bugukande gute wegeranya amaguru iyoroshye nibwo utari bubabare ariko ndababara cyane none se mwenjanye kwa muganga kukujyana kwa muganga byaba ari bibi cyane bizatuma abantu babimenya bakadusenyera umuryango none se ukumbabara cyane uza ngushireho umuti yewe nakuguriye n'utunini turakorohereza ububabare tukanakubyimura ejo uzagenda humura barameze nabi maze mfite n'umuriro mwana wanjye ndakwinginze ibi bibanga ryanjye nawe urumva kuko nuvuga bariya abahungu bazatwica twembi ntorabibonye ko nanjye bantunze icyuma ntabyo wabonye wese bakwica kandi uri mama wabo buriya rero bambwiye ko nibimenyekana bazanyica bakica n'umwana wacu bazica musaza wanjye na papa ahubwo na nyogokuru ubwo tante wanjye yasigara kuri iyi si wenyine se zibaze nyine babara cyane nawe agahita yiyahura niyo mpamvu rero ugomba guceceka kandi mbabarire mu mwanya wabo ntako ntabagize ngo bareke kunywa ibiyobyabwenge ni ukuri barananiye rwose kuri mwana wanjye ubu ndeba nanjye ngiye kuzicwa n'agahinda none se wabibwira polisi batabizi bakaza bakabafata wumva baba bakitwishe vuga buhoro ahubwo batanatwumva uzi ko bashobora gufata umwe undi agatoroka akaza akaturimbura bigenza gute ihangane nyamu nzongera kujya mu bandi bana koko numara gukira ntawe uzamenya ibyabaye ihangane uzi ko ntumva urashaka ko twese dupfa duteraguwe ibyuma rwose simbishaka sinshaka gupfa none kandi ngomba kwiga cyane nkazasanga tante wanjye ngaho ryama ndaje nkuzanira icyayi sibyo kandi ibyo tuvuganye uzirikane urumva nta muntu n'umwe ugomba kumenya ibyakubayeho niba udashaka ko dupfa twese ubu ninde ukomanga urashaka iki kandi uragenzwa n'iki hano muri iki gitondo yewe mwa njya kureba Queen uramureba mwiki turigana kandi ni inshuti yanjye ejo ntiyaje kwiga narinyuze hano kumureba ubu uteshejwe inzira ikujyana ku ishuri uza hano ngo uje kureba Queen none se ni muzima ko ubundi atajya asibisha mvira mu rugo yewe mwa ntuzanahagaruke Queen ararwaye ntakiraza aza kwiga none se waretse nkamuvugisha ntugukururutse ujya hehe Queen numvise ijwi rya Muhoza ndashaka wowe nuriya mwana mbona muri inshuti ntuzibeshye ngo ugire icyo umubwira Queen urumva ibanga ry'umuryango nirisohoka hano ibizaba wabyumvise no gupfa twese bariya abahungu narababyaye ndabazi bashobora no kudutwikira mu nzu bamenye rero Halo? Yesu nabi rugira ngo uracyabaho uraho pi uraho neza ntabwo kumbega ngo ndaguhamagara nkakubura nabazana mama makuru yawe akambwira ko ataguheruka ewe ndiho rwose ubu ndi mu nzira ndahirira kwimara baba we nshobora kurara rwose ku nzira rimwe ubundi ngasesekara mu rugo wabonye uzanye umugore rero uhita wumva ko ugomba kugenda ugatinda igihugu ukazazira igihe ushakiye nk'aho umwana wawe atagukeneye ahaha wabashije kanani ko ari nguyu turi kumwe ari utwaye kuko ngewe natwaye ijoro ryose tumaze amezi menshi rwose mu ishyamba ikamyo ya bosi yaradupfiriyeho pole disi rero maze iminsi nshaka kuvugisha Queen n'ibinkundire nahamagara mama ngo amume ngategereza ngaheba nanahamagara Faisi akambwira ngo ari mu kazi ntarataha ejo nk'iki gihe ngewe ubwanjye nzakwihamagarira muguye muvugane nibyo rwose wowe se amakuru yawe gashiki kanjye ayo mahanga agufasha ati
amahanga ni amahanga nyine ni ugukora umuntu atikoresheje kugira ngo arebe ko azagaruka aho hari icyo yagezeho. aho ntimunyumvira ra ubwo ntimuzahugira mu gushaka amafaranga mu kazi bagirwa izindi nshingano zatumye mushakana. izo zitumye useka sha. urumva biri yabyemera kuko bigira ngo maze ubu tuvugana harabura igihe gito tugahindurirwa izina. kopi ukaba utarora kandi nkubwira ko maze igihe narakubuze. Imana yacu ibishimirwe rwose. Amen. urebye nagiye ngira isoni zo kugira icyo nkubaza nabaza umukecuru akambwira ko nawe azifite ngira ngo ndabaza umugore nashatse nawe akanseka none urakoze kumbwira iyo nkuru nziza rwose. mubwire ko nanjye mwishimiye nubwo nta mugabo uvuza impundu nazivugirije mu mutima. wa musaza ngo ni Kanani wamwumvise? namwumvise uzurize cyane. nanjye nagusuje mukobwa wacu Peace. nyamuneka ubanye n'amahanga uzamukore neza dore mfite umukobwa ugiye kurangiza yisumbuye ushaka kuziga muri ibyo bihugu murimo. koko se turaje ku bwanyu rwose nabona ibyangombwa muzatubwire tumwitegure tuzamwakira neza cyane. nuko rwose abana b'ubu bose ko biga bashaka kuza kwibera mu mahanga se ubwo uzabona aho bakwiza muko. akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwezerega gapfa kumara kubusarura kakibuka iwabo. urakomeza uduhagararire. kandi hari n'umusaza wavuze ngo ntawe umenya ibiva mu kugendagenda. nimubareke rero baze bahahe icyangombwa ni ukutibagirwa iwabo. yego mukobwa wacu. mushiki wa reka nkurekere nakira umusaza umuruhodoro yawiriweho. rwose ndamuzi mu kanya abatangiye guhunyiza akawundenza. ni ukuri murakoze cyane mwembi. Imana ibarinde mugereyo amahoro. yego nawe ukomeze uduhagararire neza ubwota amasimbi. utikikana. komeza uduhagararire aho ngaho ubwota amasimbi. yego rwose kandi ni ukuri rugira ngo ndashaka kuvugisha kuri birenze uko ubitekereza. nkigera mu rugo nicyo nzakora Peace we nzaguhamagara mu rwego rwose buriya nawe aragukumbuye niba mudaheruka kuvugana. byakomeye iwawe tabara. iwanjye habaye iki? ayo mwana yanjye we umva ngiye iwawe nako ndahaje nje kureba ko watashye ngo nkwisabire 5 njye kwigurira ibijumba nuko nsanga byakomeye. ibiki byakomeye ariko umva ko wigenje noneho bari abahungu bawe ubu se noneho urampangaye kuko ngwiki urampangaye usanze umwana w'abandi we nsanze bamugaritse mu ruganiriro ibyo bakoraga nk'ibyo bakoreye wa mukobwa wanjye neza kingura tugende mukangura kingura n'ubundi nshatse kunyura kuri mudugudu ariko ndavuga ngo nturi umuntu mubi ujya unyihera amafaranga reka nzi rwose hano mbikubwiye. kingura ariko ubwo uko nabasigiye umwana wanjye ubundi nyine umwana nawe yariraga ariko uri umubyeyi gito mukangura ubundi se babikoze bafunguye inzugi zirafunze ariko amadirishya arafunguye rwose ni filime nk'izindi. nyinjira mu marembo numvise umwana w'umukobwa arira avuga ngo bamuveho n'umwana mutarira niko kuyireba ntavuze biriya bihararumbo byawe ndabyitinyira mana we bitazanyiterera icyuma. ngaho rero uva mu muryango ukingure tugende utamerere se nyine urumviye filime mbonye nayiceceka. mukankuranga ndakwinginze utavuga abana banjye bahita babafunga ubuzima bwabo bwose ndakwinginze rwose ceceka. none se kinshashiketa kukizi ko ari kashi mpereza nyine kandi ubu noneho ni menshi ntugire ngo ndaguca amakerwa. urashaka ngahe mukankura? ndashaka miliyoni y'amanyarwanda. urama miliyoni da niba waranagiye ubusa ku mwana wanjye w'umukene urumva umwana wawe ugira ngo gaho umukire wamutanga hari hasi ya miliyoni. wowe miliyoni zicyari ariko mukankura urayazi miliyoni kuva wabaho ayo mafaranga wari wayatunga? sindayatunga nyine niyo mpamvu ngomba kuyatungishwa n'ibanga ribi ntegekwa kubika rwose. igira njya kwirebera umwana di cyo
ejo uzaze guha ibihumbi 200 niba atari miliyoni ndarara ngeze kwa mudugudu no mu nshuti z'umuryango mubwire ko ufite abahungu b'ibihararumbo bahohotera abana b'abakobwa ndarara ngezeyo fayi ndarara ngezeyo mbese ni wowe rugira ngo ni njyewe mama uwo mukobwa se we ntaremera kukuvugisha ndakurahiye da cyokora namuhaye amata noneho yemera kuyanywa none se bituramenya ari ibiki koko mama byanyobeye nanjye umwana agira atya akajunjama ntashake kuvugisha n'umuntu n'umwe akaba iwabo ntawe uhamwirukanye koko iby'abana na ba mukasi ntiwabimenya buriya wabona hari icyo batumvikanyeho murekere hano buriya namara gutuza azagaruka mu rugo ubu nzasubiza isafari kwina ataramvugisha ijambo na rimwe koko mama none se uragira ngo nkore iki ko nkubwira ngo nanjye ntituvugana none se wahamagaye nyirasenge ko hari wenda we yakwemera kumuvugisha byose nabikoze rugira ngo nawe ntiyigeze yemera kumuvugisha yewe reka tugende tumukomangire ndebe ko adukingurira gerageza rwose Queen ni papa mwana wanjye nkingura kuko naje rwose ngukumbuye cyane ngeze mu rugo bambwira ko waje kwa nyogokuru nguhamagaye kuri telefone noneho kunyakira wahise wifungirana mu cyumba koko rero njye mfite ubwoba bwinshi rugira ngo mfite ubwoba ko uwo mwana umaze iminsi yaracecetse ashobora kwigirira nabi rega Faisal ko yaramaze icyumweru cyose atiga ariko uriya mugore nawe arabeshya ejo Queen yaje hano yambaye imyenda y'ishuri kuyambara no kujya ku ishuri n'ibintu bitandukanye mama Queen mwana wanjye nkingurira sha ihangana uvugane na papa wowe se ntiwari umukumbuye ndakumva mwana wanjye mutavuganye mwana wanjye n'iki nagukoreye koko yatagera ngo yaramukaze sinari guhura n'ibibazo papa rwose ntabwo nshaka kumbona ntushaka ko nkubona mbwira ibyo bibazo ndagufasha kubikemura mwana wawe ikibazo sinshobora kubivuga pe kayiga mana nshaka no kukureba njyewe papa wawe yesu we nagaruka mu rugo rwawe nawe use koko ngaho kingura ndashaka mupoza wenyine muhoza wa mugenzi wawe mwigana se muhoza wenyine niwe nishakira uwo mwana simuzi pe nako numva ari akana bakunda kugendana bigana ariko waba rwose numva ntahazi mukecuru nyina n'umwarimu hariya ku mashuri banatuye hafi y'isantire gato umva niba ari muhoza ushaka rwose ngiye kumuzana mwana wa ngiye kumukuzanira rwose reka ngenda ahubwo ndagiye mama reka njye kumushaka genda umuzane Queen rwose rekeraho kumbwira amagambo nk'aya ababaje cyane shamu umwana nkanjye ukaba umuntu mukuru wenda wari kundwanirira yigira imbaraga wari kumfasha tugatega biriya bihungu tukabitimbagura none se ubu tubigenze dute ko wumva wanze no kuvugisha abantu bose na papa wawe koko papa araje nkimubona ntekereza ibintu byinshi ndaturikandarira mpita nirukira kwa nyogokuru none se ko wamuteye ubwoba we uzi ko ari wowe ubwo uhamagaye mama ngo nyohereze aranshaka byihutirwa muho ntiwabyumva sha wowe ufite papa wawe na mama wawe wivuga utyo ari njye ubwanjye numva niyanze kandi n'abantu bose banzengurutse ndabanga cyane nanjye uranyanga ndakwanga kuko utabaye umuntu mukuru ngo untabare
mbabarira basi kandi rero utantegeka kubika ibanga wumva narabibwiye mama akabimenyesha abapolisi bakagutabara. Papa wanjye ubundi naramukundaga pe ariko numvise mwanze kuko yataza n'uriya mugore w'iwacu ntiyari kuzana biriya bihungu bye ngo binyicure ubuzima. Ubu se koko abantu bose ndabanga kugeza kuri mama wanjye uyu ndeba kuri iyi foto. iwe zipfumbaza ifoto ya mama wawe ndayipfumbase nyine impamvu nyifite ni ukuyibaza impamvu yambyaye yarangiza akansiga kuri iyi si ngo ngorwe nyine kwene wambabariye karame ubu koko iyo atagenda Fayisi yari kuzana abahungu b'iwacu yareka kumbyara se baso kugira ngo asige mu bibazo ariko sintu bariya abahungu bankoreramo bakabinkorera umwe afite icyuma akimatiye mw'irosi. mbabarira kwene we mbabarira nshuti yanjye ko ntacyo nshobora kugukorera. babinkorera igihe cyose bashakiye bazana urucupa rwuzuye ibintu bitaryoshye na gato maze bakabanza bakabinywesha kungu ubundi bakabisimbura nkafata icyuma kwe nawe bigize njye bishobora gukomeza kubika iryo banga. ndamaze kubona umuti w'ikibazo cyanjye muho byihorere rwose uremeye noneho tubivuge aho kubivuga ngo bice abantu harimo n'umwana muto w'inzirakarengane nafashe icyemezo kimeze gite we ahubwo ugiye kungira inama muho ndakumva ariko nibimara kuba ntuzababare ikina rwose nzagusigira amafoto yanjye yose uzajya unyibuka kandi uzaba wishimye maze uzirinde abahungu kuko ari abantu babi cyane. urashaka kujyayo kwiyahura ngo kwiyahura nyine ndagira ngo ngire inama mbwira uburyo umuntu yakwiyahura agapfa bitamubabaje sha. kweli we ibyo bintu utekereza ni ibiki koko? ambwira yewe mbwira nyine ari ukuzahengera nyogokuru yagiye nkitwikira hamungu cyangwa se ari ukuzazirika umugozi hariya mu giti cy'avoka kiri mu gikari nkinaganika cyangwa amaho. uri muzima wowe mitramo yewe kuko icyemezo cyo namaze kugifata ntabwo nabyemera. mbwira imigezi twize harimo Nyabarongo harimo n'Akanyaru n'Akagera we ufite ibibazo yose ko nawe uri hafi yacu se ubu koko nazahagera ryari ngo nirehe muri umwe muri yo kwimuwe noneho umenya wanasoze si gusa pe ubuze kuko ndabigenza ne kuko nasoze ndabigenza kwipfira ntabwo mbishaka kwini. none se nkubaze mugore wanjye mwiza kandi nkunda mbaza urumva ibyo utekereza bishoboka? birashoboka cyane kandi ni ngombwa kugenda biri. mva sheri niba bishoboka kubyara umwana wanjye uyu munsi ukamunsigira rwose ndakwemerera kugenda. none se wowe urumva bishoboka koko sheri? uzi ko hakibura nk'amezi abiri. nuko rero urabizi iyo nda ntiyakomereye neza rero nta hantu ushobora kujya pe nta hantu ushobora kujya rwose. biri narikunze cyane ndakabya byarashobokaga ko ubukwe bwacu buba ngakomeza kuba iwacu wowe ukaza wenyine ariko narikunze biri nkaza ngakomeza kubaho nk'ingaragu kandi narashatse rero. none se urumva iyo mpaba uriya mwana yari kugira ibibazo afite ubukoko. mwumva reka nkubwire icyo wagombaga gukora waragikoze sheri wanjye ndagusabye rwose wikwicira urubanza wagerageje gusaba umwana ngo umuzane tumurere baramukwiye
inshingano n'abasigiye zarabananiye batangiye kumpamagara ngo umwana yanze kuvuga kugiye rero ntibishoboka mukunzi wanjye ntibishoboka rwose kandi ubyumva Imana yanjye tumukunda aho ararangaye bingana akugaya iki ko yansabye kuzamuberaho atari biri kuzamukundira umwana nkamufata nk'uwanjye bwiye ariko warabikoze pisi hari icyo utakoze koko ubu ko wirengagije imyaka wasubitse ubukwe bwacu kugira ngo ubanze wigize hejuru umwana we wibagiye ko nageze aho ngaho ngafata icyemezo cyo kuva mu gihugu kuko numvaga ndambiwe amagambo y'ababyeyi n'abandi bantu bambaza iby'ubukwe biri ndabyemera ariko byose bibaye impfabusa oya wivuga icyo niba umwana afite ikibazo nkaba ntari hafi ngo muganirize nyimenye kubwe buriya kuba atavuga nuko nta n'umwe yizeye mu wamuzengurutse umwana utizeye se ntiyizere nyirakuru urumva we hari icyo yakubwira ngenda bizi ko yambwira biri niba ari mukase umufata nabi cyangwa undi wari wese umubangamiye yabimbwira ariko ba mukase b'abantu baragowe ni ukuri njye niwe wandeze kandi rwose ntigeze ambera mubi ni amahirwe wagize nyine ntakubera mubi ariko nanone hari ababa babi byose ntubizi ariko kimwe nuko n'abana hari igihe badashoboka pisi mure mwumve ni ukuri iyo ntahaba mushiki wanjye yari kumunaniza pe ariko rwose narahabaye ndakomakoma nawe atubera umubyeyi ubu rero ugiye kuvuga ko umwana wa musaza wanjye ari wowe wigize nabi kuri Faisal akaba ariyo mpamvu atameze neza ese ko birakariyemo umukunzi kandi twaganira rwose ariko uribuka imyaka uriya mwana afite biri urayibuka imyaka ye ndayibuka neza rwose nuko rero erega wibuke ko nasubwe akora akazi kambukiranya imipaka bityo agenda akamara igihe adahari ibyo ndabizi ubu rwose ntawamenya aho ikibazo kiri ariko sheri uze n'ikindi ndumva hari inama twatanga yimbwire wowe hamagara musaza wawe umubwire umwana wamushakiye umuganga wabigize umwuga muganirize urabyumva ariko we uzi ko icyo tutigeze tugitekereza nyamara igitekerezo rwose urumva cyaba ari rugira ngo ga ni ukuri naba ahagaritse ingendo abanza avuze umukobwa we ahubwo se ya telefone yanjye iri hehe ngo muhamagare mbimubwire shari iri hehe ariko kurengera rwose uraturuka ukagondagura abantu b'abasore nkawe oya mererekera aho ngaho oya rekera aho ngaho mere abasore uratinya kugahondagura koko ntabahonda se uzi ko uratiza utegura umukandara w'umugabo we icyo twakoze urumva birakemura iki mama ako akora nizere ko utibyuka utunye bamondagura ariko njyewe ndiba ko nabasanze mu makosa umwana nkamufata nkamuvura se nkanamuganiriza kemera kubigira ibanga byagenze bite ngo mutinyuke kongera koko ariko mama nawe rwose ntukumva amabwire mama kucyumva amabwire koko ntabwo twigeze twongera kirikaba cyakora cyarasinze kikabikora ku gihe rwose nahise nihana mama rwose nanafashe n'icyemezo ku cyumweru ugiye nzajya gusengera iki ntabakoreye kuko mwabana gusenga nakoze ubutaruhuka ngo mbabonere ibyo mukenera byose mu buzima mwajya kwiga aho gukora icyabajyanye mukarangara amanota yaza mukaza mufite aya nyuma mana we kugeza ubwo icyiciro rusange cyabananiye burundu mama nawe uzura ndabinginga ngo mbishyurire mugire umwuga mwiga muranga murananira wowe hakora umaze gukorera uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga kangahe itsinda ariko rero meri uterera gusa ugatuma tubabara urumva nanjye ndagenda ngakora bikanga ariko ntabwo ari uko mba mbyanze rwose ubundi se urwo rutwe rwawe ko ari runini ubundi aho ngaho wanture twese ndarukurusha twe ndarukurusha ra wakumva uvuga yagira ngo wigeze uniyandikisha na rimwe niki cyabikubujije ntiwasumye kuko uzi ko wikoreye ikiradiyo kirimo ubusa museke gusa nyine nijya utuka ngo nikoreye ikiradiyo nijya utuka byose bishyira hanze waguze icyuma ukanakiza ukazana igitekerezo
waje kuzanira kwecuma cumi cy'uwakigwa ndakura cyangwa umena urusyo usigo nta wamuje ariko wamuje nka kwerekana ukubitira inyana y'inga nzigira ngira ngo nzigira nako aba bahungu ko bananiye nzabigenze neza mupfukame musema mwanyu babaje rwose mugire vuba mupfuka ndi bwo mwananiwe kumvikana mupfukame musabe nyoka imbabazi uzara nabi we nuko katuze musabe simusabisha neri tugusabye imbabazi mama nyine tubabari nawe ntabwo muzongera se gukira mbabaje kandi musoke va mujye mu cyumba cyanyu cyabari gihagarura cyo kuri ariko ntanamuvuna gute sinongere kumva mushwana nta kibabaza umubyeyi nko kubona umwana we yiyangiza rugira ngo bari abahungu yari ugukora amafuti barahuza bakumvikana ariko mu bintu bizima kugira ngo bazumvikane ni ikibazo gikomeye usibye umukira ngewe udafite agahinda k'umwana wanjye ese ko nasizwe n'umuganga ntacyo aramuvugisha yageze aho aravuga wapi umuntu avugisha n'umwe umwana mugenzi we uriya witwa Muhoza none se Muhoza we ntababwira ibyo bavuganye none se ko mwamujyanye kwa muganga mukaba mutamugarukanye bamushyize mu bitaro rugira ngo ariko nyirakuru ntazaguma muri iki gihe kirwaye fayi yamvugishije ijambo rimwe gusa ngo njyana kwa nyogokuru ariko mana nagucumiyeho iki koko uriya mwana ko ntako ntagize ngo mwereke urukundo yego wenda kumbonamo nyina cyangwa nyirasenge ntibyari gushoboka ariko ndi imbere y'Imana ishobora byose nkubwije ukuri ko kwini wawe mufata nk'umwana wanjye rugira ngo ntuzagira ngo ibyamubayeho yabitewe no kubana na mukasi ariko rero ntawavuze ko wamubereye muri fayi kugeza ubu ntaravuga ikibazo afite yaganiriye na muganga bonyine asohotse yica n'umwana mugenzi we hanze nanjye ninjiramo muganga yakubwiye ko arwara iki rugira ngo ariko subaye iki fayi rwose tuza ntawavuze ko wabereye kwina umubyeyi mubi muganga mbwiye ko ntacyo ashoboye kumubwira ko yarize umwanya munini gusa akanavuga ko kumbuye mama we cyane rero nzajya gusaba bosi konje kuko sinasubira isafari bikimeze gutya birumvikana ariko rero turanahari ushatse wajya mu kazi kawe oya kazi ntabwo kandutira umwana rwose ngomba kujya kwaka konje we mubonye nagushakaga urashaka ibyo numva ngo murage umurage ibyo bintu ni biki ubwo n'ubwishingizi bwitwa umurage w'amashuri bwa Prime Life Insurance ese aho uzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa none se bikorwa biti ntibigoye yewe ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza yewe nanjye ngombe nzigamira amashuri y'abana cyane rwose umurage w'amashuri ubwishingizi bwo kuzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa ugahera ku biceri 200 gusa kandi ukabikora inshuro zose ushaka niwo murage tugomba guha abana bacu ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza andi makuru wahamagara kuri 13 hamwe na Prime Life Insurance uburezi ni inkingi y'iterambere urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera hako kwiye uzi ko mu masiga yampata ibibazo nkabura icyo mubwira kubaza impamvu mba ashaka ko tugumana se yego we ngo nta cyumweru na kimwe nkicara mu rugo nyine yibaza impamvu papa wawe yamusabye ko nzajya nza tukagumana uzamubwire ko impamvu ari uko iyo ndi kumwe nawe aribwo mba numva ntuje ndi kumwe n'umuntu mbwira ibyanjye byose shakwe sigaye ntinya bari abahungu banyu
turahura ngasesa urumeze ahubwo ujya ubagendera kure n'abagome pe shamuho umunsi napfuye uzavuga ibyanjye byose iki kwi ni ukuri hari ubwo ndyama nsabye Imana gusinzira sinkanguke maze nayo ikankorera ubugome mu gitondo ngakanguka sha ariko uzi akababaro mfite mu mutima wanjye muho kwinise ko nakubwiye ngo tubivuge ukanga uzi ko ariko nanjye nsigaye numva mbabaye kubera wowe nta kibi nubwo utagira kirengera shamuho ubiyongera mama ibyambayeho ntibyari kuba kandi ni ukuvuga nawe urabizi ko tubuze hapfa abantu benshi ubu ntundebera muho ubu yaje gukurikirana ko namukunze ubu rero naramuzi ngo warahunze ariko muzi guhunga koko nawe uretse koko nyogokuru wawe yagiye mureba neza nandi yaramuzi wibeshye ukore kuri kwimiha wibeshye umukore ubungubuzi ugira ngo ndashaka gushaka ndashaka ubungubu ntabwo nakwemeza ntawe urabukuraho kwini wabaye zararizwe kera njyewe ntabwo ndi kwihebye wibeshye ndakoze iradiyo wibeshye hako ndakoze iradiyo kwini urapfuye kandi ni wowe nziza ubu se tubigenze dute kwini we ushaka kunyura wiruke kwini we waragowe dushaje ubu se tubigenze dute kuko kwini we umutenyo bwo kuraragaruka ryari kwini we kutavuga hako wamenyereye mu murwa yanyu uri kumwana w'abandi agenda umwana w'abandi ndavuze ngo mwembi nturanga bahita mukuramo imyenda ubona muryamana hasi kwini we ndapfuye kwini we reka muhaza igenda njyewe ndamwitangiye kuko ndavuze ngo mukore bivuze cyangwa mite mbabaga n'uranga mite ngotsa ngiye kumwiyahuraho wowe uhita utumbuka wiruka urumva umura najya kukwirukankana ndahita mwiyahuraho mufate nibwo yanyica nta kibazo n'ubundi narihazisha uburyo wiruka n'uburyo wiruka wagacucu nutumenshika washano mwese mwarakasha ibi bintu urabyisho yasize afungiye icyumba cye kandi azi neza ko ikindi kirakingwa ubaho rero ngo warunshise ndakureba izane hako njyewe sinye gutinya rwose ndetse wibeshye wongera unzanaho ubwo busa bwawe sha icyo cyuma ntangisha sinyigitinya wakagogiwe wowe ndashaka kwifatira ku kanyogo warangiza ugatuma nsheka watano wakanu udatuma bamfata vuga kake ntumvise nza hano kwirebera ko ari impamo tunazi wowe ese ko wagira ngo biragushimishije ma
ubaha turi naho kuvugira umuntu ahimba watyo Mukankura. Agapfa kaburiwe n'impunga ariko nukuri bariya bahungu b'umukazana we bari ibikenya. Ese bapfuye bombi cyangwa hapfuye umwe? N'umwe kuko n'ubundi wateye umwuzukuru wanjye afite icyuma bakakirwanira n'umwe gusa. Ayiga we ako kuzukuru kawe se na kuko numvise ngo kakomeretse cyane kameze gatetanazi. Kakomeretse nyine. Nanjye ubu ntegereje amakuru Mukankura. Usanze rugira ngo gagiye kureba abaganga kuko bakomeje kudutambukaho ntacyo bavuga. Mana yanjye we kandi Faisi rwose naramubwiye uriya mubyeyi naramubwiye rwose nukuri kw'Imana niwe ukoze mu nda. Wamubwiye iki Mukankura? Sugira mu muzukuru wawe niwe bariya abahungu bigiyeho ubufarambo. Kada bahereye ku wanjye bararari. Yesu we cyo kora babigukoreye riri rimwe gusa. Uti iki Mukankura? Nyine nari nikeneye Faisi amafaranga mbona nta mpamvu yo guhangana n'umuntu ngushoboza. Yemera ndaceceka. Nukuvuga ko n'umukobwa wawe bari abasore b'abagome bamusambanyije rero. Uretse umukobwa wanjye se igihe ubwanjye ntibahoraga bamigira bavuga ngo mfite nyashi. Ngwishaka kuzikora we. Ego nyagasani nyine mpu. Ndakubwiye niba ari abana ni ibikenya ariko ntiwambwiye bapfuye bombi. Erega n'umwe gusa. Umwe niwe wateye iwanjye nene warwaniye icyuma na Queen. Uko byagenze rero simbizi. Uko barwanaga niba yarakigwiriye. Niba koko Queen yarakimuteye. Mu by'ukuri twinjiye dusanga bombi bari mu muvu w'amaraso. Bikoza kanyago. Bikoza. Ego. Abapolisi baje gukora ikintu. Abapolisi se babura baza gukora iki kwa muganga? Nibikiri ugira ngo Queen yakangutse ameze ate? Queen yakangutse mama. Umugore we kwa polisi bamutwaye ugira ngo kuko bamujyanye. Nibyo bagiye kumubaza. None se ko mbona utuje kandi ubona bamujyanye anaguhekeye umwana rugira ngo bakurikire. Ntawe nkurikira mama. Niba ngombwa ko gumayo barampamagara nta n'umwana. Yego mana. Ariko buryo umuntu ni mugari kuko mukora. Cyane rwose. Ura mugore arazi neza ko abahungu be banyangirije umwana ararucararumira. Ibyaba bifitemo uruhare runini cyane. None reka nkurikire wabona n'uwanjye arenganura. Ngwiki? Ariko mana yanjye mbega ngo turakurura ibirura mu muryango wacu rugira ngo gawe. Bariya abahungu bari barigeze gusambanya umwana wa Mukankuranga. Faisi amuha amafaranga barabiceceka uranyumvira. Uwanjye bari baramwisha hagase mama. Niyo mpamvu Queen yageze ahangaha agafunga umunwa. Uriya mwana ngo ni muhoza yavuze ngeze aho ngaho nipfuka amatwi. Kuko Queen yo kugeza ubu ngubu ntacyo aravuga. Ntacyo aravuga ba. None se kuki abo bana babicecetse koko kugeza ubwo Queen yari ahasize ubuzima akanahita n'ahakora? Nyine mu gihe cyose bamusambanyaga bamusukaga inzoga bita icyuma mu kanwa nyine banamufatiwe kiriya cyuma barwaniye. Queen yageze afata icyemezo ko aziyahura. Bivuze ko n'ubundi yarwaniye nahakura icyuma nyine ari nko kumwiyahuraho. Mana yanjye we. Mama ubundi umubyeyi iki koko? Ubundi umubyeyi nyabaki koko mama? Utumukunda hararandeba ate koko? Ndabona mushiki wanjye nawe ahamagaye. Ubuse ndamubwira ngo iki koko mama? Ndamubwira iki koko? Uramubwira ko twagushije ishyano we. Muga ngira niba hari icyo twakora umwana wacu ntibamufunge pe kuko rwose niba binagaragara ko yishyuriye umuhungu hari icyabiteye. nonse ba mubyeyi we ko atari igihe ufata icyemezo cyo kumufunga cyangwa kutamufunga kubera ko aracyari muto cyakora wenda icyo bashobora gukora ni nko kumujyana mu kigo ngororamuco cyangwa yawe simbishaka ni ukuri kwene ndashaka kumushakira ibyangombwa ngo mujyana kuko ababyeyi namusigiye bananiwe inshingano nabasigiye. harya ni Pisi? Yego niko nitwa Pisi. Nge rero ibi ndabikubwira nk'umuganga ntabwo mbikubwira nk'umunyamategeko unyumve neza rwose. Umunyamategeko twamushakiye arahari rero. Aho rero uwo munyamategeko mwamushakiye niwe ugomba gushaka amakuru yuzuye
akerekana ko Queen yajyaga hohoterwa n'abariya bahungu bakabikora bamufatiyeho icyuma nk'uko wabivuze. Niho ugomba kandi gushaka amakuru, ayo makuru yose akerekana ko nyina wabariya bahungu yari abizi ariko akaryuma akicecekera. Fayisi yatubereye umubyeyi gitomuga. Kubona amenya ko umwana asamba nko kuva bigitangira akabiceceka bigatuma abahungu be babigira akamenyero ko basinze bakamusambanya, uko basinze bakamusambanya kugeza umwana ataye umutwe koko. Gusa Queen mwakira bwa mbere Peace ndabyibuka ko yanze kuvuga burundu. Ndagerageza nkagira icyo ntangariza, gusa narabibonye mbona ko ari ikintu runaka cyamuhungabanyije, ariko ndabibona ko ari icyo adashaka kuvuga. Nyagasani ese namuhoza mu muvure kuriya mwana yabitse ibanga ribi pe. nawe ari gukurikiranwa rwose. Nahise Queen aracyarira gusa muga. mu kanya nibwo mvuye kuganira nawe ntiyarira, gusa yambwiye ko azakira ibizaba byose kubera ko yari yaramaze no kwirambirwa ngo no kwiyanga, kugeza ubwo yanambwiye ko yumvaga yakwiyahura. Ari nayo mpamvu yahisemo kwiyahura nyine kuri uriya musore, ariko akabikora kugira ngo atabare mugenzi we. Peace ntabwo byoroshye ndabyumva. Ntabwo byoroshye byo muga. Umwana wacu aho kumufunga bazamwita intwari muga, yitangiye muhoza pe. Yarabimbwiye ngo aramukunda cyane, kandi ngo yanze ko ahemukirwa nk'uko yahemukiwe. Nta kundi nyine. Use basi njya kumureba aremera kumvugisha. Agerageza ukareba. Kuva nahagera ndamwegera agahita yirukira akareba hirya. Queen wakwegera hino gato. Peace we na Queen rero umwisengeneza wawe mbahaye umwanya muhoberane, murire, muganire, nimurangiza murankomangira ngaruke. Mukomere rwose. Urakoze mubi Queen wanjye kirinda mama. Ndashimye mwana wanjye, nibagiwe ko ufite ibisebe. Queen wanjye gusabye imbabazi mwana wanjye, ndapfukamye mbabarira. Mfukama nzi ko nkunda, nzi ko ari wowe, nzi ko washakaga kunjyana, ndabizi rwose tante. Urabizi rwose sinari nkwanze mwana wa. None se urumva umeze ute? Nanjye simbizi, gusa kuko abaganga benshi basimburana kuza kunganiriza, ndumva hano maze kuharambirwa da. Ariko se Queen wanjye ko turi inshuti koko, kuki utateye telefone nyogokuru ngo ujye hiherereye umbwira ibikubaho bikiba koko? Naratunyaga da. Fayisi yarambwiye ubundi nibeshya nkabivuga ubu twese tuzapfa, kandi n'abahungu be bambwiraga ko muzatwica umuryango wose na nyogokuru n'umwana na papa maze rero nanze kuzasigara wenyine ukagira agahinda. Mbega Queen wanjye barahababariye mwana wanjye. Ubu se koko bizagenda bite? None bazamfunga ta, bazafunga rwose kandi atari njyewe. Ukuri hakora nta cyuma namuteye, cyakora twarakirwaniye, ari nayo mpamvu nakomeretse mu ntoki. Hanyuma uko yari yasinze amusunitse aragwa, barabyutse
ajya kukinera nuko nanjye ndamusunika niba rero yaraguye yiyubitse akakigwamo njyewe sinzi uko byagenze kuko nanjye nahise nzengerezwa nitura hasi karame ufite abakuburanira benshi ikindi bikora yemeye ibyaha byose avuga ko baguhohoteye bafite iki cyuma aravuga ko banakunywesheje none se papa riheta numva namuvugisha urashaka wiki Mukankura sinakwiyamye ngo wakwiyakiriye Fayi ko nanjye niyakiriye uzahama aho ngaho kugeza ryari simba nshaka gusohoka nanjye wahemukiye ukanshukisha amafaranga ngahishira ziriya ntambira kibi zawe ndahoze di nivugire ntuzakara ko umuntu ushaka uzi gupfusha imfura icyo ari cyo nta cyapfaga n'ubundi uriya nta mwana wari urimo aho ubwawe yari kuzakujya hejuru uvuze ngo iki Mukankura none se nkubeshye nari nsigaye mbabona ngafumyamo nukuri ntacyo bari abahungu bawe bari bagitinya ariko ababyeyi mutaba hafi y'abana banyu noneho mwebwe babakire mukabareresha amafaranga mubonye isomo we ubwije ukuri ko bari abahungu ntigeze mbareresha amafaranga Mukankura ariko bakoraga ibyaha ukabagura aho kugira ngo ureke bahanwe ukishyura icyo cyo ni icyaha nemera dukwiye kwemera ibyaha byacu nubwo umutima uzatuza naho ubundi tuzatura amahanga mu buroko umutima uhora uducira urubanza byose ndabyemera rwose ntacyo mpakana ku ishuri barakosaga abarimu bampamagara nkabarengera batangiye kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge abantu bakabarega nkavuga ko ari ukubanga kugeza ubwo byarenze igaruriro nkajya njya kubacyura mu bubari banakoze icyaha gikomeye wanga ko mbareguma amafaranga nangaga ko bamfungira abana burundu cyangwa imyaka myinshi Mukankura nari nzi ko bazisubiraho none se ko batisubiraho ahubwo bakangiza umwana w'umugabo wawe ugaceceka ari nacyo uzira Fayi umwana wari ukwiye kubera umubyeyi ukabirengaho ukabarengera ubizi neza ko barenze ihaniro nakubwiye ngo akara k'umuntu nakarake Mukankura ngawe ndemera ko Queen nari kumwe nawe mu rugo ari njye mubyeyi we ariko nukuri nawe gereza tuyirimo urayibona none ubu ntituyirimo n'umuhungu wawe ayirimo kandi impanga iri mu butaka winyurira urupfu rw'umwana wanjye Mukankura winyurira uryo muzi neza ko ntanashoboye kumushyingura ukuri ntubifate nabi sinzi icyo uriye Fayi nubwo nkubwira nanjye ndicuza gukunda amafaranga ubu simfungiye guhishira ihohoterwa kandi nari nzi neza ko hari inshuti z'umuryango nagombaga kubwira ibyabaye ku mwana wanjye agatabarwa genda Mukankura genda mva imbere kuko nibe nawe ukatiye mike njye sinzi ko nzayirangiza nkiriho kuko umutima uzanca mu kanwa pe ndatekereza umwana wanjye ukiri muto nasize ngatekereza ibaruwa rugira ngo yanyandikiye ambwira ko ashaka agatanya ngatekereza bikora ufunze nkongera agatekereza akora wapfuye we nyizize nkumva nari nkwiye gupfa nkavaho tuza rwose tuza duture hano kuko niyo maherezo yacu kuko twabaye intambira kibi gutuma ibi bikomeza gukorerwa abana b'abakobwa kandi turi ababyeyi bari bakwiye kubarengera tuza Fayi tuza muri iki gice cya kabiri cy'umukino witwa iherezo ry'intambira